reka tumugire inama niyo waba ufite umupfumu uri ku rwego mpuzamahanga. Sha Plaisir turagusabye nubwo uri kujya kwishinganisha yego nibyo ariko nubundi urishinganisha iby'abantu bafite. Igihe yabaga aje mu rugo yavugishaga papa w'umwana, nta na nimero ye ngewe ndi yanjye sho kuba yigira, ariko nge nta nimero ye mfite, ku buryo bayakuvuga ngo nese w'umwana. Nareka urugo rwa Belyze na Boaze bibanire, uriya mugore genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yego bageze iyo bajya ariko dutungurwa no kubona uko ibintu bimeze. Yego rero hakaba hari ibintu abantu batajya bumva. Niba tutaraje gucuruza amagambo cyangwa ibyo tuvuga, ntabwo turi abacuruzi kuko ntago nta ABM yabyo tugira. Ariko nanone hari inkuru ushobora gukora ukaruhura abantu mu mutwe nawe ukareka kwigungerera. None se nk'ubu nkanjye iyo mvuze ndaruhuka ariko bitewe n'ibyo mvuze. yego nibwo rero nagiye kubona mbona umugore araje kuri channel yitwa Urugendo TV, yitwa Penina. yego akora ikiganiro ngo Plaisir mfite amakuru kwayo mafaranga nari nyazi. yego noneho ndangije icyo nakoze ngewe naraje mwarayibonye order limit yego iri ku mazina ye ntaganzwa Plaisir warayerekanye 200 na mu byukuri iyo turi hano tugira abantu batugirira imbabazi. yego iki gihugu cyangwa iyi si hari abantu bafite umuhamagaro wo gufasha abo baruta. yewe ari n'umuhamagaro wabo cyangwa se barabihigiye Imana. yego avuga ati Mana ngewe nugira aho mvana naho ngeza ntago nzajya njya ngenyine. yego abo rero ntibita ku byo tuvuga cyangwa ku byo dukora kuko ari umuhamagaro we afasha abantu. yego Penina baramutuka, nibwo naje nanjye nkorana nawe ikiganiro ndamugani bagututse ndababara. mu byukuri ibi bintu ntago byari bikwiriye. yego nibwo rero byafashe ira standard bigera ku rwego rwo gukorana n'ura muryango ikiganiro. ariko nta kindi twari tugamije abantu bamenye ko abantu bahemuka cyane. abantu bamenye ko abantu bahemuka. niba ngewe ntaraguhemukira ntago bibuze ko wari uwo nahemukiye. yego niba ntarakubabaza ntibikuyeho ko wari uwo ntababaje. rero uwo nababaje naza akavuga wowe wimutera amabuye mwumve ko afite agahinda. afite agahinda ke kandi nta muntu utagira umuntu naza hano kuri kamera ati nibishaka yandiriye 1000 nyine wimukubita intosho ubwo we nyine aziko nakiriye. yego ariko nurebera mu marangamutima yawe uri gukora amakosa. ni muri urwo rwego rero byageze kuri ura rwego. okay hanyuma rero Plaisir ababazwa cyane nuko yabiyamye kuzajya bakorera ibiganiro ku zindi channel. birangira rero bisanze bari kumwe na nibishaka arabatuka arababwira ati nkanjije mwe mwabaswa mwe gute mwicarana na Theogene kandi amvuga nabi. ari umugambanyi ariko ntago ngiye namugambaniye generekanya yanjye yariye ntago ngiye namugambaniye pe. ibyo nahitane n'ubundi akataramagara bajya mu isoko. nuko icyo kivuyeho rero nibwo rero bagiye gukorera ikiganiro abatega ya mitego ye y'uburyarya bwo muri Bibiliya n'amatayo na Ruka. yego biza kurangira rero ikiganiro bakoze Plaisir afata icyo yakoze mbere n'icyo bakoze nyuma ko bakoze bibiri. agenda rero aterateranyamo amagambo biza kubyara ikiganiro. hanyuma iby'ukuri bo bavuze agenda bibagamo abikatamo. rero batungurwa no kubona ikiganiro Plaisir yasohoye atari cyo bakoze. biba ngombwa rero ko bagaruka noneho kubinonosora neza. hariho Belyze yavuze ngo ubundi mbuza kugendana n'umugabo wanjye nkande. rero mbuza kugendana n'umugabo wanjye nkande birajya kuri rwa rwego nanone rwo gushaka kumusenyera ko bataberanye. yego
yego kumwereka deni kumwangisha umugabo we kandi Imana imumuha Plaisir ntiyari ahari yego basenga babaza Imana ko bakeneye urugo ntago bagiye gusengera kwa Plaisir n'intambara barwanye Plaisir ntago yari ahari nibyo yakoze yabikoze ari uko ababonye uko wumva ngo hanaha ngo habaye inkuru yarari no mu kazi sawa rero kandi no gucuruza ni muri iyo mpamvu rero niza ya mashari yanyu sanzangano zanyu ntago genda umwanzi wa Plaisir ko ntacyo navuze kitari cyo nta nicyo nerekanye kitari cyo ese narabihimbye ako rero ni kuri urwo rwego mu mabarere mvuge kino kintu nibaza iri juru tuvuga man ngenda babaye nibaza iri juru tuvuga n'iri juru turirimba se wahimbye ngo umugeni aratashye ntago mbizi ndetse nari impari iyo ese namwe mudukurikiye wenda mujya muvuga ngo turasebanya ngo tuvuga amagambo ngo turatukana iyo ubonye umuntu aje ari umwe arenze babiri arenze batatu bavuga umuntu umwe ese abo bantu baba bagambanye nimba haje famiye imwe akaza indi abataraza ni benshi hari ikiganiro nasohoye ntago nakibonye mvuga nti abenshi bareba kano kaboko sa kanjye nta karimo iyi ni insimburangingo ndimo nakora ikiganiro kuri Grace umuhanuzi Grace ndi kwibaza ngo ni gute wa promotinze ikintu cyangwa wazamuye ikintu ari nawe ugisenya nuko aba bifitiye ubushobozi kandi azi uko yabyubatse ni gute wiyubakira inzu ari wo wizamuye muri fondation ukaba ari uhindukirana ipiki niba ndibaza ngo niba Plaisir yarabashije kuzamura icyumba cyo kwa Grace twakimenye kubera zaburiye ariko nyuma ibibi byose byo kuri cya cyumba bigahera hahandi aho hantu harimo agake ubugome ubu nibishaka nima turi inshuti koko dukorana ni igiki kibi namenya kigiye kukubaho ngo mure kukuburira ntago bibaho ninakuburira nge nawe azaba harimo agaya akantu kagatotsi tujya dushwanira niyo nashokeye mvuga ngo Plaisir nongere mbigusubiriremo ntago ndavuga hashize imyaka 3 nkoze accident nayizirije ejo ni mu kwa 10 kutaki 20 Plaisir tumara yatashize hafi umwaka urenga dukoranye ikiganiro narahanyuze ariko mu kiganiro n'ubu nakongera gusubiramo ubonye aka kaboko kanye hari umutima wakurya Plaisir hari icyo umutima wagushinja oya twahuye yabaye agare waneje impanuka mubeshyeye yanambonye ndi gutanga ubuhamya nikushimana muri Grace Room kwa Pastor Julienne abashatse nyine buryo kidukora n'ibigano nk'umuntu yo nkanjye nundi arumenyereye hano hanze muri social media sinagomba kwanga gutanga kumuha ubuhamya dore ko nahandi bwayi bwarahanyuze kuri yobokamana bwarahanyuze anose bwarahaciye ariko dore ikintu cyambabaje kurushaho nibisha ndarwaye sibyo n'amaguru yanjye buriya ntago ameze neza nayo yagize ikibazo yarashwanyaguritse arabibona nta kaboko kariho aramamagaye nari nuye ahantu yitwa mu Masizi ndahazi njya mu Gatenga kuri ADPR ngo fata moto ndayishyura rumva nk'umuntu urwaye nta kazi nyine ndi gukora ahubwo yakamfashije ndageze dukoze ikiganiro bigenze neza ngiye gutaha arambwira ngo
ngo momo yanjye bayifunze ngo ndaza kukohereza transport wagiye nagiye so nta nubwo njye mushinjije ko yari amafaranga yanjye kuko ntayo nzi nta n'impamvu ahubwo ndibaza nk'umuntu utekereza muzima mushyire mu mutwe mutekereza umuntu ararwaye nibwo akiva mu bitaro urabizi neza aribana nabaga geto nyine nakoze accident magato n'uwo na transport nakoresheje sinaje ambwira ngo uritegera warambwiye ngo shaka aho ukura tike ndayigusubiza uhageze mageze ngo momo yapfuye oya ibyo nge yabinkoze gatatu uretse ko nge namwitabaga mfite utwanjye mu mufuka kugira ngo ndebe ibyo bamuvuga ko ari ukuri koko Plaisir nari mbizi ubwo ni ubupfura ubwo ni ubumuntu ubwo ni ubukristo rero ubaza imyaka 3 yose akaba aribwo nyine mbinyuzeho hejuru kandi n'ubu ntabwo nzabivuga ngo njye mu mizi yabyo nta n'impamvu ihari navuze ngo icya mbere ndi umugabo icya kabiri nabayeho ndiho icya gatatu nzakomeza mbeho ariko mwa bantu mwe mujye mureka nimba dutumwe ku bantu tubatumikira uko byakabaye uko twatumye bivuge neza Bobo niba umuntu atumye nibishaka Theogene akambwira ati ntago ngewe ndaho ubu butumwa ubungereze ku muntu nabonye gutya na gutya mujye mwihangana ubwo butumwa mubugeze kuri bene bwo ariko se nanone waba ufite nimero ze ubundi babukunyuzaho hariho nimero ze kubera iki kandi uzifite nimba ufite ubumuntu uko kuki utavuga ngo enda nimero ze mwivuganire oya ngewe ndabyibuka hari umuntu wamuhamagaye ari muri Amerika ni n'uw'iwacu uwo muntu wo mu ntara y'Amajyaruguru yego aramubwira ati se wampaye nimero ya nibishaka yego amubwira ati rero nimero ya nibishaka ninyiguha azajya ahora agusabiriza undi aramubwira ati nyine yimpe yego ajya nsabiriza ariko yimpe yego none aramubwira ati rero ndaza kuyigushakira ukwezi kose amubaza nimero yanjye yarayimwimye uzi uwo muntu ahantu yakuye nimero buriya Korode nubwo abantu bamwiciramo ngo Korode ni umugome Korode ikaze TV Korode ntago ari umwana muto Korode ndimva nyine banza wumve nyine banza wumve ubundi Korode ni kamera ariko inyuma ya kamera ntari biri noneho Korode niwe wafashe iyo nimero uwo muntu sinzi ukuntu yabonye yakoze ntago ndakorana na Korode ikiganiro yabonye ikiganiro cy'ikaze TV Rwanda urumva kumwe nyine nta muntu erega warwanya umugisha w'umuntu ngo azabishobora habe na rimwe nje wanyirukankana wamfungisha wangurira bakanyica wankubitisha wambabaza ariko umugisha wo urakomeza yego noneho birangira ajya kuri cano ikaze TV Rwanda asanga arimo aramvuga Korode icyo gihe yari arimo amvuga muri wa muriro muri ya serwatsi arangije aramubwira ati ntacyo ngewe mpa nimero ya nibishaka ndashaka kumwiyama yego ndashaka kumwiyama kugira ngo akore siyasa yimukureho ndashaka kumwiyama Korode nimero yayikuye ku Musaraba TV yego urumva abarayimuhaye kwa nepo abarayimuhaye kubeshya n'icyaha ndi imbere y'Imana uwo muntu niwe wanguriye kamera wow urumva uwo muntu niwe wanguriye kamera ko murasenga kumugisha live natwe ugize gutyo kabafashije amaze kungurira kamera wabonye inkundura n'ibiki byose yego nza gutegerwa ahantu gutya saa moya n'igice mpura n'abantu babiri reka tumugire inama niyo waba ufite umupfumu uri ku rwego mpuzamahanga rero Plaisir akwiriye guca bugufi akamenya ko ibyo akora bifite garanti
kandi akanwa karatinda kakarema ikintu. Buriya akanwa karatinda kakarema ikintu. none akanwa katari kamwe kitwa kavugiye Imana. Yes, buriya ngewe kugira nkorera umuntu ubuvugizi, ubutumwa bampaye, ubufasha bampaye simbi umugezeho, ikiruta nuko naceceka uwo muntu akazatabarwa mu bundi buryo. cyangwa hari oya ushobora no kububona bakaguha nka 500 kaba bati rero ngewe nanye ndakennye ninjye wagucuruje nagukoreye ubuvugizi 400 y'iki fata 100 400 kamera ni yanjye, telepiye ni yanjye, machine ni yanjye, internet ni yanjye, fata 100 utoke. Yego mukanabivugana, ariko umuntu kurya n'inzara akazivanamo. Je nari mbiza rero, jewe nari mfite amakuru y'umuntu wakaboko nari maze imisi mbikomozaho. Nti Plaisir umenye ko hari n'umuntu wakaboko, turakaboko nababwiraga naka urumva bo guhemuka ntabwo ari byiza. Ngewe rero ntago nari nkuzi, ariko ayo makuru yo nari nyafite y'umuntu wakoze impanuka akabura urugingo. ari we yawe nande oya hano ubu se bo nkubwire ko amaze kumenya ko video zihari yagiye kwishinganisha. ibyo ari ryari mbyumva bitambuka muri nabyuzi se ni muri biravugwa muri biravugwa yahise ajya kwishinganisha zira video zibugesera, ahita ajya kwishinganisha maze amashine zimeneka. noneho hari akantu rero, ari akantu abantu batazi. Hari umuntu wanyandikiye ejo bundi uri Canada, hari ahantu yigeze gutemberera, yego amwambura miliyoni 12. urumva ntago we yarazi ko ari umugabo, yarazi ko ari umusore. Erega n'ubundi shozi irahari n'ubundi shozi irahari. urumva amwambura miliyoni 12. noneho uyu muntu nahise nkoresha uko nshoboye nge ntandukana nawe, kuko icyaha ni gatozi umuntu ajya ziribye. yego arambwira ati ubu rero nanjye ndaje nkubwire ko ubu tuvugana amakuru mfite yego yamaze no kubukinga inzu Umuhano. Rega barabatoragura, nibyo nababwiye nti ese ko uri kwishima ko Theogene bamujyanye wowe uzuri nimero ya kangahe? Rero nta mu YouTuber, nta muntu ufite channel, nta muntu ufite YouTube wari ukwiriye kujya kurega ubusa cyane, kandi abizi ko nawe ubwo busa buvuga. Yego none anafite bwinshi afite na bwinshi kumurusha. urumva ibaze nagiye kurega umuntu. oya ngewe niba naraje kuri izi mbuga nkavuga, undi nawe akaza akavuga, nukuri ntabyo tuvuge, kereka ribi ibona ko ibyo ndiho mvuga bigize icyaha. Ibyo ni uburenganzira kandi nayo kwihaniza ati ibyo bintu. rero aka kanya turiho tuvugana, Plaisir turagusabye, nubwo uri kujya kwishinganisha yego nibyo, ariko nubundi urishinganisha iby'abantu bafite. Wenda ngewe dore ndi umwere uhumura utuza umutima, narabisibye pe, narabisibye. Ariko se ko hateye indwara yo kubyoherereza abantu bari hanze ubwo se nkumanyuriyeho ko hateye indwara, ibyo ntabyo sirangera. oya ko hateye indwara yo kubyoherereza abantu bari hanze, ubwo n'abazabirekura bari hanze, ubwo inkuru izaturuka hanze tuzayisamira hejuru. Ahubwo se ibyibuye byo kwa Garase byari byarangira. oya se nimba umuntu aguririye abantu kugira ngo baze basebye undi, sinabibabwiye ariko ntago nabivuze. noneho basebye umuntu bakoranye, ariko mwagiye murya dukeya Imana ibahaye. Erega buriya reka nkubwire, muri iki kibuga cya gospel ngiye mbabwiza ukuri, uyu mugabo afite amafuti menshi, ari ukuvuga ngo gushira ibintu by'umuntu hanze nta cyaha bigize, nta n'uwakongera kureba Zaburi. oya ifite abafana nyabo, nawe uraraza urebe comment.
oya nizo Plaisir wacu aremewe ariko naje kumenya amabanga ndabizi ari gihe dufite ama-email nk'igihumbi ako nanjye naje kukamenya ntabwo comment zikinera ubwoba wapi ako kantu naje kukamenya nibisha ntabwo turi butinde cyane oya nani mpamvu tudasoreje hano ikiganiro twari tugize ngo tumukebure amenye ko amakuru aba ahari yego tunagaruke ku by'uriya muryango ndetse n'ibindi bigenda bivugwa vuba yes nawe ubutaha mukore subscribe shalom Imana ibaha umugisha hanyuma nareka urugo rwa Belyze na Boaze bibanire uriya mugore nubwo umugabo we mubona ko badakwiranye ariko niwe Imana yamugeneye kandi abana bubake sinjye wahera sawa